Beauty rero umukobwa uba rwose ukora ahantu mu rugo, aba yicaye ku rubaraza yegamiye inzu, ari gusinzira rwose ubona igitotsi akigeze kure. Umuzamu rero wo muri uru rugo araza akamukangura ati ko uri gusinzira, kubera iki utatashye, kubera iki aya masaha arinze agera aha ukiri hano? Beauty ati ahubwo mbwira mabuja yaje, yari yambwiye rwose ko uyu munsi agomba kumpemba, none sinzi impamvu rwose yatinze. Uyu muzamu ahita amubwira ati ese ntabwo wabimenye, yanyandikiye rwose maze ambwira yuko ari butahe atinze, ko hari ahantu yabanje rwose kunyura. Ubwo rero wataha amafaranga bakazayaguha ejo, kuko n'ubundi ntaho bitandukaniye nuko wayafata ejo n'ubundi rwose bwije. Beauty ati ntabwo ubizi wowe, reka rwose mbe mutegerejeho gatoya, kubera ko rwose sinataha ntayatahanye. Ariko ubundi buriya abakire babaye bate? Kubera iki tubakorera ariko bajya kuduhemba rwose bikagorana? Kubera iki aya mafaranga atayampaye nyine igihe cya nyacyo, amafaranga mba nyakeneye cyane? Uyu muzamu ahita amubwira ati yego birumvikana, ariko rwose n'ubundi burije, kuba uzayabona ejo nta kintu byakwangiza. Beauty rero arategereza maze rwose akabona nyirabuja aratinze, ahita rero afata icyemezo maze akitahira. Gusa kubera yuko nta mafaranga na make yaba afite, ahita anyura nyine ku isoko ahantu baba bacuruza, maze agahita yikopesha ibijumba, arabitahana rero maze akabiteka. Umugabo we rero ahita aza maze akamubwira ati nizere ko rwose wahembwe, nizere ko amafaranga wayazanye. Beauty ati hoya rwose ntabwo nahembwe, mabuja yatinze kuza, bityo rero rwose nje ntahembwe ariko nzahembwa ejo. Uyu mugabo atangira kumutuka ndetse no kumushihura, ati ubwo rwose uratangiye, atari kubona ako kazi kadahemba uba ugakorera iki? Beauty rero aragenda agategura amafunguro, maze akaza agategura ameza, abwira uyu mugabo ati ni karibu ku meza. Uyu mugabo nyine uri kumusomera rwose yamututse yivuye inyuma ngo nuko batamuhembye. Apfundura rero ibyo kurya maze agasanga harimo ibijumba, noneho ahita abifata byose agatangira kubimutera, ati nta soni, ubu urashaka kuzanyikisha ibi bijumba buri munsi ibijumba? Arabimutera maze Beauty akiruka. Ibisigaye rero uyu mugabo ahita yicara maze akabirya, kandi rwose akabirya aryohewe, ukibaza impamvu yari ari gutonganya umugore we no kumutera ibi byo kurya bikakuyobera. Buracya rero maze Beauty akagenda agasubira nyine ku kazi, baramuhemba maze rwose akazana nyine ya mafaranga. Umugabo we rero noneho asanga rwose yicaye mu rugo, maze agahita amubwira ati amafaranga noneho urayazanye? Beauty ati cyane ndayazanye, ati yampereze hano. Beauty ati hoya rwose mbabarira ndakwinginze, ukwezi kwashize urabizi ko umushahara wanjye wawufashe wose uko wakabaye, maze rwose uragenda ujya kuwunywera no kuwubetinga, none urabona ukuntu nyine kuno kwezi naragowe cyane rwose no guhaha, twabayeho nabi, nabayeho nikopesha. Umugabo ati uravuze ngo njyewe ndi umusinzi ngo kandi ngo ndabetinga ngo amafaranga yose ngo niho nyamarira? Beauty rero warahahamuwe n'inkoni, ahita abwira uyu mugabo ati hoya ntabwo ari byo mvuze, ariko rwose nagusabaga kugira ngo uyandekere. Uyu mugabo rero n'ubundi ahita amusingira akamukurura, maze agahita amubwira ati mpereza agira vuba. Beauty rero ahita yamuhereza nyine, kuko nta yandi mahitamo aba afite, gusa ahita ajya mu cyumba akarira koko, kubera ko nyine nubwo rwose bamuhaye amafaranga ariko abatarishyura imyenda yose aba arimo ku mabutike aho yagiye yikopesha. Ikindi kandi niwe uba uhaha nyine, ubwo biba bimusaba ko n'ubundi azamara ukwezi kose yikopesha, kandi nyamara rwose yarakoze. Ku rundi ruhande rero Marike aba ari mu kazi, umugenzi we rero bakorana amusanga n'ubundi abasanzwe rwose ari inshuti ye ariko bisanzwe, maze agatangira kumubwira ibibazo byose afite. Aramubwira ati rero umugabo wanjye yarahindutse rwose muri iyi minsi, yabaye undi wundi, asigaye agira umushiha, asigaye agira amahane, ndetse rwose mba mbona ashaka no kunkubita, kandi nyamara nta kintu kimwe mba ntakoze, mba namukoreye buri kimwe cyose gishoboka. Marika ati none se byarifashe biraza gutyo gusa, nta kintu se basi mwigeze mupfa, cyangwa nta kintu uzi wamukoreye cyaba rwose cyaratumye arakara maze agahinduka gutyo? Uyu mukobwa ati hoya nta na kimwe rwose, nakomeje kwitwara uko nitwaraga kuva twamenyana,
ariko nyamara nsigaye mbona umugabo wanjye yarahindutse cyane. Baba rero bakiri kuganira maze Leyla akaba araje. Leyla rero ni umugore wa Marike, gusa nyine ni umugore w'umunyamahane cyane. Abagitunguka Marike yamubona agahita ahindura isura, ukabona rwose ubwoba buramwishe, ukabona nyine ibintu birahindutse. Uyu mukobwa rero wari uri kuganira na Marike ahita amubaza ati umeze neza? Ati habaye iki? Leyla rero nawe akubita amaso, aba yari ari kuri telefone nyine ari kwivugira, areba rero muri biro ya Marike maze agahita abona ari kumwe n'umukobwa, ahita akupa telefone n'umujinya mwinshi maze agahita aza yarakaye. Ati ni ibi rero wirirwamo? Burya rwose ubyuka mu gitondo uri kunkanga ngo ugiye ku kazi, naho rwose uba waje kwiriranwa n'aba bakobwa rwose bateye isoni. Abakobwa babi gusa nibo muba mwaje kwiriranwa muri gukina. Marike ati hoya ariko mbabarira rwose, ubaha uyu muntu kuko turakorana, nta kindi kintu kiri hagati yacu. Leyla ati nabiboneye, nakwiboneye rwose, gusa sinari nzi ko ari uko uteye, ariko nanone ntacyo bimbwiye. Humura rwose urataha uransanga mu rugo, urambona nyine ndaguha isomo. Nizere ko rwose ugiye kuba uri guprofita kano kanya nyine, naho ubundi nutaha rwose turabonana. Uyu mukobwa rero aba yumiwe, maze rero Leyla agahita ahindukira akareba uyu mukobwa niba wicaranye na Marike, atumva nawe nkubwire, wowe rwose wigurisha kandi ku giciro kiri hasi. Uzamenye yuko uyu ari umugabo kandi afite umugore, keretse niba gusa ukunda nyine abagabo bubatse. Uyu mukobwa ahita arakara maze agatangira kumubaza ati uvuze ngo iki? Urarebye rero usanga njyewe nigurisha, ntabwo rwose wari njyewe wanyibeshyeho, kandi rwose wakabaye utuza maze umuntu akagusobanurira ukanamenya ibyo ari byo. Leyla rero udashaka kumva ikintu na kimwe ahita yivumbura maze agataha. Marike asigara rwose ubona asabejwe n'amagambo umugore we aba avugiye imbere y'uyu mukobwa. Uyu mukobwa aramubaza ati none se uyu ni umugore wawe mubana mu rugo? Marike ati cyane. Ati ndumiwe koko. Ati umeze neza se? Marike ati yego. Ati meze neza nta kibazo. Uyu mukobwa rwose aba yumijwe na Leyla ukuntu aba agira amahane kandi nanone ibintu byose akabikora ahubutse. Beauty ho rero rwose uyu mugabo we aragenda maze akajya kunywa inzoga, aragenda rwose akazinywa akazihamya maze agataha yasinze atemba. Araza rero n'ubundi nyine akaza yiyenza nk'ibisanzwe. Beauty rero akimufungurira maze agahita atangira akamuhondagura, aramukubita koko. Beauty ahita agira ubwoba maze rwose agasohoka mu nzu yiruka, noneho rwose ababona ari bumwice kubera ko ari kumukubita ibintu byose abonye, icyo ahuye nacyo cyose akimutera, amukubita ingumi, mbese amukubita ibintu byose biri hafi. Beauty rero rwose iwabo bataba ari na kure cyane, ahita yitahira akajya iwabo. Aragenda akabwira mama ati umva rero mama nkubwire, uyu mugabo rwose arenda kuzanyicisha inkoni, none ntabwo rwose nzasubirayo, sinumva ikintu nkorayo, ndakora amafaranga yose akayanyaka kandi nyamara agataha ashaka kurya. Ikindi kandi nta nubwo ibyo aba ashaka kurya nyine ari ibiryo bisanzwe, ntabwo yarya nibura ibyo nabonye, aba afite nyine ibyo ashaka kandi ntabwo rwose ajya amafaranga yo guhaha, n'ayo nakoreye aba yayanywereye. Ntabwo rwose uru rugo numva nkeneye kurusubiramo. Mama ahita amubwira ati oya mwana wanjye, ntabwo rwose wasiga umugabo wawe, ugomba gusubirayo. Iwacu nta muntu n'umwe rwose wigeze atandukana n'umugabo, ntabwo rero abana banjye aribo bagiye kuba aba mbere mu kubikora mu muryango. Genda humura nta kibazo, azahinduka rwose. Beauty ati mama ashobora kuzahinduka rwose ari uko yamaze kunyica, mwamaze kunshyingura. Mama ati hoya humura, ntabwo rwose yakwica. Murumuna rero wa Beauty ahita abwira mama we ati ariko rwose mama nawe urakabya, kubera iki muhatiriza umuntu kuguma mu rugo? None se ubundi mariage ni agahato? Njye ndumva niba nyine adakeneye gusubirayo mwakabaye mumureka maze rwose akaguma hano. Mama ati wowe hari igihe nzagukubita, ibyo byose uri kwivugisha ni uko utarashaka, umunsi wamaze kugira urugo byose uzabimenya. Uyu murumuna rero wa Beauty ahita abwira mama we ati njyewe nta mugabo n'umwe wankoraho, barabizi,
kubera yuko rwose yajya kunkoraho namwishe kare, namwica mugasanga namurambitse. Mama we rero ahita aceceka rwose, noneho aba yumva ko uyu mukobwa we rwose ari indakoreka kurusha. Naho Beauty rero we aba ari guseka murumuna we, ibintu rwose bari kuvuga aba ari kubyumva neza ko ari kuvugishwa n'ubwana. Beauty rero asohoka agiye kuri butike, maze akabona imodoka nziza rwose iri kuza imusanga, atangira kuyihunga rero agenda rwose ajya mu byatsi. Ajya kubona akabona irahagaze, maze umukobwa wari urimo agafungura ikirahure. Beauty rero arareba maze agasanga ni Leila. Leila ahita asohoka mu modoka, maze Beauty akavuza induru ati Leila, ni wowe usigaye usa utya? Ni wowe ugenda mu modoka imeze itya? Ati mbega umukobwa wakize, ati warakize rwose biragaragarira amaso, wabaye mwiza, urasa neza cyane. Barahoberana rero kubera ukuntu rwose baba bakumburanye, maze Leila akabaza Beauty ati Leila, uzi ko hashize imyaka 15 yose tutabonana, duherukana tukigana? Leila ati cyane, ati gusa nari ngukumbuye ubyumve, ati ahubwo se uri muri kino cyaro ukora iki? Leila ati bambwiye nyine ngo mama ararwaye, rero naje kumufata kugira ngo nyine mujyane mu mujyi njye kumuvuza. Beauty arongera agahita amureba ati mbega aturatangaje, ati wabaye mwiza cyane. Naho rero Leila areba Beauty rwose uba warahindanye, maze akamubaza ati wowe se kandi byakugendekeye gute? Kuki usigaye umeze utya? Ntabwo rwose ari wowe nari nzi kera. Beauty atumva nkubwire, ndamutse ngiye kukubwira ibibazo byanjye twakwirarira hano kuko ntabwo byarangira. Leila ati rero ngomba kugutega amatwi uko byagenda kose, ahubwo se nkujyane hehe, wari ugiye hehe? Beauty ahita amubwira ati nari nje kugura n'ubundi utuntu dukeya kugira ngo nsubire mu rugo, ubwo reka dusubire iwacu maze tujye kuganirirayo. Beauty rero ahita ajya mu modoka ya Leila yatangaye cyane rwose, ariko ujya yireba tuzi ko neza imodoka yawe ari nini ingana nk'urusengero. Ati ndakubwiza ukuri rwose usigaye umeze neza cyane. Baragenda rero maze bakagera iwabo wa Beauty, binjira rero mu cyumba cye nyine, kaba ari akazu k'akanegise gafatanye n'iwabo aba asigaye araramo. Bicara ku buriri, maze Leila ati mbwira rero noneho nguteze yombi. Beauty atangira kumubwira ati ndakubwiza ukuri, urushako nirwo rwatumye rwose mera gutya. Nashatse umugabo, none umugabo rwose yambereye kabutindi neza. Ni umwana mubi cyane, umugabo wanjye arankubita ntabwo ushobora kubyumva, arankubita akankubita buri kimwe cyose kiba mu nzu iwacu, ankubita ibiyiko, akankubita amafurusheti, akankubita ibyuma, akankubita imifuniko y'amasafuriya ndetse n'ibimamiyo, hari n'igihe afata n'icupa akarimenera ku mutwe. Ndakubwiza ukuri nta kintu na kimwe ntarakubitwa kibaho, amakamambiri, imikandara, ibintu byose byangeze ku mubiri. Ubu rwose ndamutse nkuyemo iyi kanzu nta kindi kintu wabona uretse ibikomere gusa n'inkovu, yarankubise bihagije. Leila ati hoya, ntumbwire ibyo bintu, ntumbwire ko umugabo yakwihererana maze akagukubita bigeze aho ngaho. Beauty ati cyane, ati yaranyishe ahubwo, ati ndakubwiza ukuri sinzi rwose ikintu cyo gukora. Ati ubu navuyeyo maze nza kuba mfata akaruhuko rwose hano mu rugo iwacu. Leila rero ati ntabwo ngiye mbyumva, ubwo ni gute koko umugabo yifata akagukubita nkaho nta maboko ugira cyangwa nta maguru ugira? Ubwo se ubundi arinda gukubita aba yakuziritse kubera icyo wowe utamwishyura? Ntabwo rwose umugabo akwiye kukumenyera. Njyewe umugabo wanjye ntiyamenyera, arabizi, ndamuhana nkamuhana nk'umwana nabyaye. Ntabwo rwose ashobora gutinyuka. Beauty rero atega amatwi Leila rwose uba uri kumugira inama nyine zimeze nk'izo nawe yigira. Abwira kandi Beauty ati umva nkubwire, ndashaka ko uzaza mu mujyi maze nkakwigisha amasomo y'ukuntu rwose ugomba kuzajya uhana umugabo wawe ntazongere kukumenyera. Jya wigira nk'umuntu umwe w'umunyambaraga, natangira kuza nawe ufate igipfunsi umukubite, ntabwo reka kurusha imbaraga. Beauty rero baba bari kumubwira ibi byose maze akagira ubwoba, ati hoya ibyo bintu ntabwo nabishobora, ati noneho yanyica neza neza. Mama rero wa Beauty araza agakomanga maze Beauty agasohoka. Mama ahita amubwira atumva nkubwire, nakumvise ibyo uri kuganira n'uriya mukobwa si inshuti nziza, ibintu ari kukubwira ntabwo bibaho,
uramenye rwose utabishyira mu matwi. Beauty rero uba warakaye ahita abwira mama we ati atari wowe se wanze ko nigumira hano ukaba uri kumbwira rwose ngo nzasubire kureba uriya mugabo wirirwa unkubita wenda kuzanyica, ubanza rwose ushaka kuzankurayo ndi umurambo. Mama we ati umva, amaso yanjye akuriho n'amatwi yanjye ari hafi aho, ureke gukomeza kuganira n'uriya mukobwa ibintu byose bitubaka. Beauty rero ahita abwira mama we ati mbabarira rwose niganire na mugenzi wanjye, niba ari byo byari bikuzanye ngaho isubirireyo. Ahita asubira mu cyumba agakomeza akaganira na Leila. Aramubwira ati rwose Leila, ni uko inama ungiriye numva ntazazishobora, ariko rwose ndarembye. Leila ati niba rero urembye ubundi urabana nawe kubera iki? Wamutaye uzamureke mutandukane wigarukire iwanyu, cyangwa se uzaze mu mujyi mushakire akazi. Nta mpamvu rwose zo kwicwa n'inkoni, ariko njyewe ibyo nta mugabo wabinkora. Sinzi rwose impamvu wowe bakumenyereye bingana bityo. Leila rero arataha maze Beauty akamuherekeza. Gusa nyine aragaruka n'ubundi mama we agakomeza kumubwira ko agomba gusubira ku mugabo we byanze bikunze. Gusa nyine mu bintu byose Leila aba yabwiye Beauty aba afite rwose ibyo yakuyemo. Beauty rero asubira nyine ku mugabo we kubera ko nyine mama we aba yamuhatirije kugira ngo rwose asubireyo, ariko nawe aba yafashe icyemezo noneho ko rwose agiye kuzajya yirwanirira. Bijya rero noneho guhumira ku murari umunsi aba ari gukubura, maze akajya akabona akubuye rwose agakoresho abantu nyine bakoresha bari kwikingira igihe bari gukora gahunda kugira ngo nyine batandura indwara cyangwa se niba badashaka gusama. Beauty rero arakareba maze rwose akagaterura akakareba akabona karakoreshejwe maze bakajugunya munsi y'ameza muri salo ye. Noneho umujinya uramwica maze rwose akumva neza neza nabona umugabo wo hari ari bumurye neza neza. Aguma aho rero ari kwitunganya, maze umugabo we akaba arinjiye yasinze cyane n'ubundi ari kugenda atemba. Beauty rero uba warakaye cyane aba yifashe nyine nk'agatasi, amaboko yayashyize mu rukenyerero rwose umujinya ari wose. Uyu mugabo rero areba uyu mugore we rwose uba warakaye bikabije, ati ubundi se wowe ikibazo ni ikihe ko ndeba noneho wibyimbije neza neza? Beauty ati urambaza ngo ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni wowe. Ndagenda nkajya gushaka amafaranga, naho wowe rwose wirirwa wiryamaniye n'abakobwa muri iyi nzu. Ahita rero aterura ka gakoresho nyine maze akakamwereka ati dore ni ibi ngibi wirirwamo, nabyiboneye noneho n'amaso yanjye, ubu rwose no mu buriri bwanjye nibyo byirirwa bikorerwamo. Aba yarakaye rero arakomeza nyine akabwira amagambo akomeye uyu mugabo we. Umugabo we aramusimbukira akaba amukubise urushyi rwose ntiwamenya aho akura imbaraga nubwo aba ari kugenda adandabirana. Ati ntabwo ukintinya, usigaye umvugisha uko wishakiye, sinkigutera ubwoba, niki cyakumaza ubwoba? Beauty rero ahita yifata ku matama kubera urushyi baba bamukubise. Ati mbabarira rwose ni umutwe wanjye utari uri gukora neza. Uyu mugabo rero aramubwira ati niba rero umutwe wawe utari uri gukora neza, ubwo ni ukuvuga yuko harimo amaburo yafungutse, reka ngufashe nyine maze nyagufungire. Aramufata maze agatangira kumukubita ingumi ku mutwe, ariko rwose anamunigagura. Aramukubita noneho rwose uyu munsi akamukubita koko akamwumvisha. Beauty rero abona ageze Imana rwose akabona aramurekuye, ahita yongera akiruka maze akajya iwabo. Abakigerayo maze agahita ahamagara rero Leila. Aramuhamagara atumva Leila, ni Beauty, uzi yuko umugabo wanjye yongeye yankubise, noneho ndakubwiza ukuri yaranyishe neza neza, arankubise ariko koko yanogeje. Leila atumva rero nkubwire, tukimara kuvugana kano kanya uhita uzinga ibintu byawe, mu gitondo uhita uza kundeba. Beauty ati hoya ntabwo byashoboka, ubwo se koko urumva nahita nza nyine maze nkaza aho mu mujyi kandi nkazana n'ibintu byanjye, none se uragira ngo nyine mureke burundu?
Leila ati none urashaka ko azakwica? Ati ngewe umva nkubwire, ejo saa sita nibigera utarangeraho ntuzongere kumpamagara, nta nubwo nzongera kuvugana nawe, nta nubwo rwose tuzaba tuziranye. Beauty rero arireba maze rwose akireba ku mubiri ukuntu uyu mugabo aba amaze kumugira amabara gusa, ahita rero afata icyemezo cyo gufata rwose valize maze akajya kureba Leila. Buracya rero agatega imodoka maze rwose akajya kureba nyine uyu mukobwa. Aragenda rero yaba akigerayo Leila akamubwira ati ngwino nyine tugere mu rugo, amugezayo maze Beauty yaba akibona kwa Leila ati mbega ahantu uba, ati uzi ko neza wagira ngo iyi nzu yawe ni iyo kwa perezida, ati wibera muri paradi neza neza, ati nabonaga imodoka sinkamenye n'ibindi byose. Leila aramubwira ati hoya rwose ntabwo birenze, gusa nyine ndifuza kuza ukaba ubaye hano maze ukaruhuka rwose, byaba ngombwa nkagushakira n'akazi ugakora maze uriya mugabo wenda kukwicisha inkoni ukamwihorera. Leila rero bagera mu nzu maze agaha karibu Beauty agahita amubwira ati mbabarira unyereke rwose ukuntu umeze noneho. Beauty rero afungura ikanzu mu mugongo maze akamwereka. Leila asanga uyu mukobwa yarazanye amabara y'umukara menshi rwose ku mubiri we, bigaragara ko yahereye kera ahondagurwa, n'ubu rero aba afite noneho amabara ku matama n'ahantu hose. Leila arakaye cyane ahita amubaza ati ariko ubundi kubera iki uyu mugabo utamufungishije? Beauty ati ntabwo bibaho, uriya mugabo niwe wabaye urukundo rwa mbere rw'ubuzima bwanjye, ntabwo rero rwose nafungisha umugabo wanjye, ibyo bintu sinabikora. Leila ati ahubwo se ubu wamumpa ngiwe nkamugukosorera, ubundi waretse tukajyana maze nkabanza nkamuha isomo ry'ubuzima. Beauty ati hoya rwose mwihorere. Leila akomeza Beauty ati umugabo wawe rwose akwiriye guhanwa kandi bikomeye. Beauty rero ahita amubwira ati hoya ndabizi neza yuko azagera aho maze agahinduka. Leila utangaye ati ntumbwire ko ibyo bintu byizeye, ntumbwire ko wakwizera ko umugabo w'umugome gutya yazahinduka, utambwira kandi ko witegura kuzasubirayo. Beauty ati cyane, ndatekereza ko namara gutuza mu gihe runaka nzasubirayo nta kibazo. Leila ati nta bwoba ugira, ndakubwiza ukuri muri ruriya rugo rwose bazasohoramo umurambo wawe. Leila rero ahita abwira Beauty ati ngwino nkwereke icyumba, amwereka icyumba cye rero maze akamubwira ati iyi ni dushe yawe, genda ukarabe maze rwose wigarukire muri salo tuganire. Beauty rero abaza Leila ati ariko se wabibwiye umugabo wawe ko ndibuze hano? Leila ati hoya ntabyo namubwiye, ati ibyo se urumva koko ari akazi ke, ntabwo ibyo bimureba, araza nyine agusange hano nta kibazo. Leila rero arasohoka maze Beauty agasigara yivugana ati rwose Leila umbabarire inshuti yanjye, sinshaka kuguteza ibibazo, sinumva ukuntu rwose naje hano maze ntubibwire umugabo wawe ko ndibuze. Ahita rero atangira akirebera icyumba ati mbega icyumba kinini, uzi ko kiri hafi kungana na salo yanjye yose neza neza, ati ibintu byose hano ni byiza, na dushe ya hano ndabona ari nziza cyane, hano hantu rwose ni aho kuruhukira neza, wagira ngo ni muri hoteli. Ahita rero akaraba maze akitunganya, agahita yongera agasubira muri salo. Ahita rero abona ifoto imanitse ku gikuta iriho Leila ndetse n'undi mugabo, umusore mwiza cyane. Beauty rero ahita abaza Leila ati Leila none se uyu niwe mugabo wawe? Leila ati cyane. Beauty ati mbega umugabo mwiza, ati ni mwiza cyane, ati niyo mpamvu rwose wamwemeye, ati none ureba umugabo mwiza gutya akaba afite n'amafaranga angana gutya. Leila rero araturika agaseka ati ngo ni mwiza, ati burya bwose uri impumyi, ati mbese nifuza rwose kumenya uwo mwashakanye kubera ko ndabona utazi kureba, ubu uri kureba ukabona uyu ni umusore mwiza. Beauty ati cyane, ati ni mwiza cyane ahubwo bikabije, ati sinibaza impamvu wowe utari kubibona.
Leyla ati reka reka rwose ni umusore nyine w'imburamumaro uri aho ngaho udafite ikintu na kimwe ashoboye, ari aho nyine abajunjamye, ntavuga wagira ngo nta bwenge agira. Beauty ati ceceka ntukavuge umugabo wawe gutyo, umugabo ni umuntu w'icyubahiro, kuki wubaha umugabo wawe bingana gutyo? Ceceka rwose wivuga ibyo bintu, tekereza aramutse akumvise cyangwa hakagira undi muntu ukumva. Leyla atanyumvise se yangira ate? Ibyo ndi kuvuga nibyo nawe asanzwe abizi. Beauty ahita yifata ku munwa kuko rwose aba yumva ari kugira ubwoba bw'amagambo ari gusohoka mu kanwa k'inshuti ye. Mu mwanya muto rero bahita bumva imodoka hanze, maze Leyla agahita abwira Beauty ati ubu rwose ni Marike uje. Beauty rero ahita yicara neza akitunganya, ajya kubona akabona umusore mwiza cyane rwose arinjiye, wambaye neza kandi witonze nyine bigaragara ko bose yitonda. Arinjira rero agahita aza agasuhuza Leyla akamuha bizu ati wiriwe ute sheri. Leyla akamwihorera ntabwo amusubiza. Beauty rero ahita ahaguruka maze rwose agasuhuza Marike aciye bugufi cyane afatanyije amaboko abiri. Leyla aba ari kureba nabi cyane, Beauty ari kumureba ikijisho. Marike rero ahita abaza Leyla ati ndabona rwose hano nyine hari umuntu ntasanzwe mpabona. Leyla ahita amubwira ati yego uyu yitwa Beauty, ni inshuti yanjye yo mu bwana. Marike ahita abwira Beauty ati karibu rero, karibu rwose urisanga mu rugo rwacu. Ati urugendo se rwagenze neza? Beauty ati cyane, urugendo rwose rwagenze neza. Marike rero ahita amubwira ati wisanzure rwose wiyumve nk'aho uri mu rugo. Beauty rero ahita ashimira Marike, maze Marike agahita abwira Leyla ati sheri ngiye kuba rero ndi mu cyumba ubwo naho mu kanya. Amara kugenda rero maze Beauty agahita abwira Leyla ati umugabo wawe aritonda cyane, ni umwana mwiza bikabije, gusa uko yinjira ari no guseka, noneho reba ukuntu agusuhuza abakubwira neza cyane. Ati ngewe iwanjye ibyo bintu ntiwabibona, ntabwo rwose wabona umugabo wanjye yinjiye yishimye gutyo. Leyla ati niyo mpamvu se wamusuhuzaga nk'umukozi, nk'umuja uri gusuhuza umwami? Beauty ati none se nakabije? Ati rwose nari mwubashye. Leyla ati nizere ko atari ukujya usuhuza umugabo wawe kubera ko niwe waba umworora. Beauty ati umugabo wanjye ahubwo hari n'igihe mfukama hasi cyangwa nkaryama hasi, kuko hari n'igihe musuhuza nunamye gutya akaba nkubise urushyi. Leyla ati mva nkubwire ntuzongere kumbwira ku mugabo wawe kuko ndumva atari umuntu, ni igisimba rwose kigendera. Beauty rero ahita abwira Leyla ati ahubwo haguruka maze ujye guha amafunguro umugabo wawe, dore aba avuye ku kazi ananiwe, genda rwose umwiteho atandakarira agakeka yuko kubera ko ndi hano ari nanjye nakurangaje maze nkatuma utamukorera nyine ibyo yakabaye akorerwa. Leyla rero aseka cyane ati njyewe njya kumuha amafunguro no kumutekera? Ati njyewe se ahubwo njya nteka, ntabwo rwose gazi ya hano tujya tuyicana n'umunsi wa rimwe. Ati kuva twashakana, cyakoze hari igihe twashatse umukozi ariko none nawe yarigendeye. Kuva rero uwo mukozi yagenda rwose Marike arikoca akashaka nyine aho arya hanze, nanjye nkaza nkashaka uko ndi burya nyine. Ati cyangwa se yakumva ashonje akitekera, naho njyewe se ndi umukozi we? Noneho Beauty arumirwa ati ntumbwire ko utajya utekera umugabo wawe arya hanze buri gihe. Ibyo bintu ntubimbwire kuko rwose ntabwo bibaho. Leyla ati niba rero ari ubwa mbere ubyumvise, wowe nyine umenye ko mu rugo rwacu ari uko bimeze, ntabwo nakwimenyereza umugabo. Leyla rero ahita akomeza abwira Beauty ati buriya na bya byo kurya naguhaye saa sita nibyo natanzemo komande, na nijoro kandi ndaza gutanga iyindi komande y'ibyo turi bufungure. Ndakeka rwose Marike we buriya aba yavuye hanze nyine yabisoje, ava hanze yanariye, kugira ngo mwumve rwose ukuntu Leyla aba anarenze. N'ibyo aba yatanzemo komande ntaba ashobora rwose kubisangira n'umugabo we, atanga komande maze akirira wenyine.
Beauty rero uba wumiwe abaza Leila ati none se ntabwo umugabo wawe ajya yitonganya kutajya umukorera ibyo byose? Leila ati reka reka ibyo se yabinzanaho? Beauty ati nabikubwiye ko washatse umugabo w'imfura cyane rwose, ari umugabo wanjye yaba yanize neza neza. Ati none se mbwira, ubwo se aguha amafaranga yo guhaha? Leila ati cyane, atatayampa si inshingano ze zo gutunga urugo, arayampa cyane rwose, maze akayaguha ugahaha ukihahira wenyine. Leila ati ibyo nyine ntabwo bindeba, nawe ni umuntu mukuru, ubwo rero azi rwose kwirwanaho. Beauty ati ntabwo rero njye wabyumva, umugabo wanjye noneho we njyewe narahahaga ngaha mu mafaranga yanjye, maze yanataha akarenzaho kunkubita, ahubwo akabanza akanamenaho n'ibyo kurya, akabona kurya nyine ibisigaye ariko yabanje kubimenaho. Leila ati umugabo wanjye rero rwose azibeshye anzaneho iyo mikino, nzamwereka ko noneho njyewe ndi umusazi kumurusha, nahita mwereka ko nyine noneho ndi hejuru ye cyane nta naho duhuriye, ntabwo rwose yakubeshya binzanaho. Ku munsi wakurikiye rero mu gitondo Marike arabyuka akitegura agiye ku kazi, ahita rero abwira Leila ati hari abantu rero twagombaga kujya gusura uyu munsi nyine n'abantu dukorana, kandi tugomba kujyana n'imiryango yacu, urabyumva ute se nimugoroba ninza kugufata maze tukagenda? Leila ati ntaho nshaka kujya. Umugabo we ati ariko abandi rwose barajyana n'imiryango yabo. Leila ati ntabyo nshaka, none se uranjyana ku ngufu? Marike ati rega sheri, ni ukuri gukorana ibikorwa bimwe na bimwe nawe rwose ni ibyerekana ko ngukunda, ndagukunda cyane rero mba numva naba ndi kumwe nawe kenshi gashoboka. Leila ati niba unkunda nyine jya ubinyereka ukundi, jya unsohokana ungurire impano, umpe nyine ibintu bimwe na bimwe, ariko rwose ibyo byo kwirirwa nkugenda inyuma byo ntabyo nshaka. Marike ati ariko kugusohokana ndagusohokana, n'impano ndaziguha buri munsi. Ati ngaho mbwira uyu munsi urifuza ko ndi bukugurire iki? Leila ati urabona ya saha twabonye muri ya shopu yegeranye na farumasi? Ati niyo nshaka. Marike ati ariko iriya saha irahenze cyane. Leila ati nyine irahenze ariko niyo nshaka. Marike ati nta kibazo ndayikugurira rwose. Leila ati nyine uze kubishyira mu bikorwa, apana kubivugisha umunwa gusa, gabanya amagambo maze ugende uyigure kandi uze guhita uyinyoherereza, ndashaka rwose kuyibona. Gusa nyine ibyo bintu byose baba bari kuvuga, Beauty we aba ari ku muryango ari kumviriza, aba yaratambutse maze akumva bameze nk'abari gusakuza, arahagarara rero akabanza akumva ibiganiro byabo maze akabona kugenda. Ahita agenda rero maze agatangira gukora amasuku muri salo. Marike rero arasohoka maze Beauty akamubwira ati mwaramutse, ati mugire akazi keza. Leila rero nawe ageze muri salo ati ariko ibyo ngibyo uba wivugisha ni ibiki? Ati uba wamwubashye ibintu byose uba uri kubivuga wagira ngo rwose uri nk'umukozi we. Beauty ati ni ibisanzwe, njyewe abantu bose ndabubaha kandi rwose umugabo wawe ni umunyacyubahiro, byo rwose mba namwubashye. Leila ahita amubwira ati ibyo tubyihorere, ahubwo nyine mbwira icyo uri bufate kuri breakfast kuko ngiye gutanga komande kugira ngo ntange nawe ibyo ushaka. Beauty ati utanga komande? Oya rwose zana amafaranga njye guhaha hanyuma ubundi nteke. Leila ati hoya ntabwo rwose uri buteke, nta nubwo uzigera uteka muri iyi nzu, kubera yuko ntabwo nagukuye hariya mu cyaro kugira ngo uze ujye untekera. Ikindi kandi ushobora gutangira kujya uteka maze umugabo wanjye akabimenyera, gutyo wazamara kwigendera akazansaba kubikomeza, kandi njyewe rwose ntabwo nabivamo. Beauty ati ariko nta kibazo kirimo kuba watekera umugabo wawe, ahubwo rwose biri mu nshingano zawe. Leila ati hoya uwo si njyewe, ahubwo rwose mbwira icyo ntangamo komande. Beauty rero uba wumvise yuko uyu mukobwa rwose yanze ko ari buteke, ahita akubwira ati nta kibazo, ntangira komande y'icyo ushaka nta kibazo. Beauty rero abwira Leila ati ariko rwose ntakubeshye, ni ukuri witwaza rwose ko umugabo wawe yitonda cyane maze nawe ukamumenyera, uzi ko rwose iyi nzu yose ari wowe uyiyobora wagira ngo ni wowe mugabo.
Reyira ati rega n'ubundi buriya rwose umugore wese yakabaye ayobora inzu ye, ahubwo bamwe na bamwe ntabwo babizi. Ndashaka ariko wowe kugutoza ku buryo nusubira ku mugabo wawe atazongera rwose kukumenyera ukundi, ahubwo nawe uzajya umuyobora. Beauty ati rega ntabwo nshaka kuyobora umugabo wanjye, ahubwo ndashaka ko nyine arekera aho kunkubita. Reyira ati uretse nyine ndaje ndaguha imyitozo ntugire ikibazo. Mu masaha y'ijoro rero Marike ndetse na Reyira bajya mu buriri. Marike rero aba ashaka ko rwose we na Reyira nyine bakora igikorwa cy'urukundo, gusa ajya kureba nyine aho babika udukoresho tw'ubwirinzi nyine mu gikorwa, maze agasanga twashizemo. Ahita rero abwira umugore we ati umva nta na kamwe gasigayemo kandi rwose ndagukumbuye nari ngukeneye. Reyira ahita amubwira ati niba nta na kamwe rero urara haryana rwose nta kintu nongera kuvugana nawe kandi ntiwongere rwose no kunkoraho. Umugabo we aramwinginga ariko Reyira ati hoya rwose njyewe ntabwo nshaka kubyara urabizi, nifitiye gahunda nyinshi n'imishinga myinshi, imishinga y'abana rero rwose ntayo mfite, ubwo nyine ryama ibyo bindi naho gutaha igihe uzaba waguze utundi dukoresho. Marike rero biramubabaza maze rwose akarara nabi bishoboka byose. Buracya rero mu gitondo maze Marike akajya ku kazi. Beauty rero areba rwose uyu mugabo akabona noneho ntabwo rwose yishimye nk'ibisanzwe. Amara kujya ku kazi rero maze akabaza Reyira ati ariko ko nabonye umugabo wawe atanezerewe rwose byagenze bite? Reyira ati mwihorere sinakubwiye ko suriya nta bwenge agira, tekereza ko nyine nijoro yashatse ko dukora igikorwa maze agahita asanga udukoresho tw'ubwirinzi twarashize. Beauty rero ahita atangara ati hoya ntumbwire ko rwose mukoresha turiya dukoresho wowe n'umugabo wawe. Reyira ati cyane, none se njyewe wagira ngo ndashaka kubyara? Ntabwo rwose mbikeneye. Beauty ati ariko rwose kubera iki ayo mahirwe njyewe nayabuze? Njyewe natwise rimwe gusa maze umugabo wanjye arankubita inda ivamo, ntabwo rwose nongeye gutwita ukundi. Reyira noneho ahita yiyamira ati umugabo wawe yaragukubise inda ivamo? Beauty ati yego ni niyo rwose naherutse, sinumva rero ukuntu wowe rwose udashaka kubyara kandi muracyari batoya nta mwana n'umwe mufite, muri abakire mufite byose, kubera icyo wumva udashaka kubyara? Reyira ati njyewe rwose nifitiye imishinga yanjye, nifitiye ibintu byo gukora ku buryo rero iyo mishinga y'urubyaro njyewe ntabwo rwose nyirimo. Beauty rero arumirwa rwose maze akabwira Reyira ati cyakoze ni ukuri ndatangaye, burya ingo zose ziba zifite amabanga yazo, ni ukureba abantu bagenda ariko rwose baba bafite ibintu byinshi bahishe. Sinibaza niba rwose umugabo wawe ibyo bintu byose mubayemo n'uburyo mubanye sinzi niba rwose bimushimishije. Bamara rero gufata amafunguro ya mu gitondo maze Reyira akabwira Beauty ati amune bereke ambara nyine ipantaro n'umupira ubundi njye kukwigisha uko uzajya ukosora umugabo wawe. Baragenda rero bakajya hanze muri jaride maze rwose Reyira agatangira kumutoza ukuntu azajya akubita umugabo w'imigeri, ukuntu azajya amukubita ingumi, ukuntu nyine azajya amuhondagura. Beauty rero we aba yagize ubwoba byonyine Reyira bari kumukoreraho maze akagira ubwoba aterega rwose Reyira ntabwo n'ukuri nkeneye gukubita umugabo wanjye, nkeneye ko gusa ahubwo we areka kunkubita, ntabwo nkeneye rwose kurwana nawe, sinkeneye kandi kuba Jackie Chan. Reyira ati rwose ngomba kugutoza kuko sinshaka ko uyu mugabo azongera kukumenyera n'umunsi wa rimwe. Aramwigisha rero koko amasaha agashira ari menshi. Beauty rero ajya mu cyumba cye agiye nyine guhindura imyenda, bamaze nyine gukora izo siporo zabo baba bari barimo. Agakigera mu cyumba maze telefone igasona, arareba agahita abona ni umugabo umuhamagaye. Uyu mugabo rero ahita amuhamagara amubwira nabi cyane ati Beauty uri hehe, narakubuze wataye urugo. Ariko nyine abamubwira mu magambo mabi nyine akomeye, amubwira nabi cyane rwose wumva afite umujinya.
Beauty rero bagize ubwoba yagiye rwose kwegama mu nguni kubera ubwoba ubanza abazi ko hari ari bumusanga ari muri iki cyumba barimo, ahita amubwira ati nyine ndi mu mujyi. Uyu mugabo ahita amubwira ati ibyo bavugaga nibyo koko, wataye urugo none wagiye kwigurisha, ubu rwose abagabo birirwa binjira abandi basohoka abandi binjira, narakubwiye rwose kuri umugore w'ikirara. Ubu ngubu umuhanda niharuriye abantu birirwa bawinjiramo uko bashaka bongera bawusohokamo. Beauty rero wagize ubwoba rwose aramubwira ati hoya ntabwo rwose nagiye kwigurisha. Beauty rero agira ubwoba maze agahita akupa telefone kuko rwose aba noneho yumva hari uyu mugabo yanyuza n'urushyi muri telefone maze akamukubita. Uyu mugabo we rero ahita ajya iwabo nyine wa Beauty maze akajya kubabwira ati umukobwa wanyu yaragiye, umukobwa wanyu yigize ikirara ajya kwigurisha, ubu rwose yirirwa yinjiza abagabo mu mujyi, ahubwo njye ndumva ntanakeneye ko rwose yongera kugaruka mu rugo rwanjye, ubu se umukobwa wigurisha koko nkwiye kubana nawe? Avuga amagambo mabi menshi maze mama wa Beauty akamusaba imbabazi, ariko papa we rwose araza agahita arakazwa n'ukuntu uyu mugabo aba yabubahutse n'amagambo yose aba avuga ku mukobwa we ndetse mu rugo rw'iwabo. Papa rero wa Beauty ahita abwira mama wa Beauty ati umva rero nkubwire, uyu mugabo tugomba kumusubiza inkwano zose yaduhaye nta n'imwe ivuyeho kandi bitarenze uyu mugoroba, maze akaduhera amahoro umukobwa. Ntabwo rwose umukobwa wanjye bamumenyera bingana kuriya. Tekereza niba aza kutubwira ibintu nk'ibi mu rugo rwacu, ubwo urumva iyo bari iwabo bonyine amukora ibingana iki? Umwana wanjye kandi yanavuze yuko uyu mugabo ajya amukubita. Sinshaka rwose kuzakurayo umurambo, tugomba kumusubiza ibye byose maze umwana wanjye akaguma iwabo. Hano ni iwabo nyine, nta muntu n'umwe ugomba kuzamwirukana. Mama we rero arongera agahakana bya bindi bye nyine ngo umwana we ntabwo agomba gusenya, ariko papa Beauty ahita avuga ati nategetse kandi mukusanye ibigomba gusubirayo byose uyu mugoroba bisubireyo. Buracya rero maze mama wa Beauty akamuhamagara aramubwira ati rwose mwana wanjye ntabwo rwose ari ngombwa ko ugaruka hano, nushaka uzishakira akazi aho ngaho uhagume, kubera yuko twamaze gusubiza inkwano zawe iwabo ku mugabo wawe, ubu rwose ntacyo mugihuriyeho, ntabwo rwose muzongera kubana, papa wawe yafashe umwanzuro. Beauty rero akibyumva maze rwose akababara, ariko nanone akumva aranishimye mu mutima. Abibwira rero Leila akavuga ati ahubwo ibyo rwose nibyo nashakaga, noneho ndishimye, ntiwumva ko ababyeyi bawe bazi gufata umwanzuro? Ubundi se bari barakuretse kugira ngo ubane n'uriya mugabo rwose w'igisimba kubera iki? Gusa nyine Beauty we rwose ntabwo aba yishimye, ntabwo aba yifuzaga nyine gutandukana n'umugabo we, gusa nanone ku rundi ruhande aba abitekereza akumva akiza inkoni. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo Marike aba agiye ku kazi, ahita rero abwira Leila ati sheri nari nibagiye kukubwira, gusa nyine wa mushuti wacu namubwiye ngo anshakire umukozi w'umukobwa kubera ko rwose dukeneye umuntu uzajya udutekera. Leila rero aramubwira ati sawa nta kibazo, maze Marike akajya ku kazi. Wa mushuti wabo rero abazanira nyine uyu mukobwa araza akabwira Leila ati bari bambwiye ko nyine mukeneye umukozi uzajya ubatekera, nari navuganye rwose n'umugabo wawe, narinze rero kugira ngo nze gutangira akazi. Leila aramureba agahera ku birenge maze akageza ku mutwe ati wowe uza gukora hano? Ati ndavuze ngo nsohokera mu nzu ugira vuba, ihute kandi ntuzahagaruke. Uyu mukobwa ati ariko nari navuganye rwose n'umugabo wawe. Leila ati ibyo navuze wabyumvise, nsohokera mu rugo ihute. Arasohoka rero akagenda, maze Leila agahita abwira Beauty ati ndebera uriya mukobwa araho arikarakasa ngo arashaka kuza gukora mu rugo rwanjye, nta n'isoni afite. Beauty ati ariko ndabona njye ntacyo bitwaye, birumvikana nyine ko umugabo wawe akeneye rwose kuzajya afata amafunguro yatekewe mu rugo, niyo mpamvu rwose buriya yashakaga umukozi. Ikindi kandi uyu mukozi mbonye ntacyo atwaye kuko yari yambaye neza, yari yambaye ibintu byiyubashye, ntabwo rwose yari yambaye nk'umuntu uzagutwarira umugabo.
Leila ati hoya rwose ntawe nkeneye hano. Bamara rero gukora amasuku nako ubwo rwose ni Beauty uri kuyakora wenyine, Leila aba ari aho ari kuvuga gusa yibereye muri telefone. Bamara rero gukora amasuku maze Leila agahita abwira Beauty ati ngwino nyine njye kukwereka ibintu byiza mba mfite. Baragenda bakajya mu cyumba agatangira kumwereka nyine impano umugabo we aba yamuhaye, ubwo ni ukumwereka amabiju, amasaha, amasakoshi ahenze, inkweto, imyenda y'agaciro, nyine aratangira akamwereka ibintu byose maze Beauty akamubwira ati ndakubwiza ukuri wagize Imana, rwose ufite umugabo w'umwana mwiza, aragukunda kandi rwose aritonda. Gusa nawe ntabwo umubanira neza, ni ukuri wakabaye rwose umubera umwana mwiza. Leila ati hoya buriya ndamutse nitonze yamenyera kurushaho. Bakomeza rero kuganira maze ajya kubona akabona telefone ye irasonnye, ahita rero ajya ku ruhande maze akitaba. Agaruka rero yasaze yishimye rwose, ibyishimo byamurenze. Ati umva nkubwire Beauty, ati shahu, ati mu mbuga nkoranyambaga, ati ni nziza ntabwo wabyumva. Ati hari umusore twakundanaga kera nyine ntarashakana na Marike. Ati uyu musore rero niwe wabaye urukundo rwanjye rwa mbere. Ati twarakundanaga cyane maze rwose tugera aho turaburana turatandukana. Ati rero ejo bundi nagiye kubona mbona aranyandikiye kuri Facebook. Ati naramusubije maze duhana rwose amanimero. Ati rero niwe wari umpamagaye, yarambwiye ngo ari hano nyine muri uyu mujyi wacu, ngo kandi ngo arifuza kumbona. Ati rero ubwo nanjye rwose ndumva nshaka ko duhura. Beauty rero aba yatangaye. Ati none se niba mwarakundanaga ntabwo wamubwiye ko washatse, ubu ngubu mutapfa kubonana uko mubonye kose? Leila ati narabimubwiye ariko yewe nanjye ndashaka kumubona. Beauty ati kandi ufite umugabo? Ati none se ubundi numara kumubona bizagenda bite? Leila ati ariko se wowe ntabwo wumva tuzahita dusubirana nyine, erega ni urukundo rw'ubuzima bwanjye, nta munsi n'umwe nigeze ndeka kumutekereza, naramukunze bikabije. Ati none se Marike we bimeze bite umugabo mubana mu nzu? Leila ati nyine mbana n'umugabo ntakunda ariko mfite undi ntekereza, uriya musore niwe nkunda kurusha byose. Marike nyine turabana ariko uriya musore niwe rukundo rwanjye rwa mbere, wowe ntabwo wabyumva nyine, ntabwo wigeze rwose ibi bintu bikubaho ngo umusore mwakundanye bwa mbere ntabe ari we mushakana ushakane n'uwundi. Beauty rero aba yumiwe. Ati ariko ni ukuri kuva nyine warashatse wakaba ikunda umugabo wawe kandi ugatuza mukaba ari we mugumana, kubera ko umugabo wawe aragukunda cyane, arakubaha, aranakwizera, ntabwo rero rwose ukwiye kwangiza icyizere cye. Leila atumva ati ibyo byihorere, ahubwo ndashaka kumenya ndabigenza gute kugira ngo mbone ukuntu rwose nzajya kwibonanira n'uriya musore. Beauty rero we aba yumiwe rwose, nta nama nimba aba afite yo kugira Leila. Leila ahita avuga ati ahubwo ndabyibutse, ndaza kubwira umugabo wanjye ko dufite amahugurwa kandi nyine tuzajya tuyakora tunararayo, tuzamara icyumweru maze mpite nibonera uko njya kuba nibereye kumwe n'umukunzi wanjye. Beauty ati mbega ibintu biteye ubwoba, aturi kubivuga ngo asesa urumeza, ntakubeshye numva ibyo bintu biri kuntera ubwoba kandi atari jyewe nzabikora. Leila ati nyine wowe uri umubikira, ntabwo rwose wabimenya. Leila rero koko ahita abwira Marike nyine ku mugoroba ati sheri rero ejo rwose dufite amahugurwa kandi tugomba kuzaba muri hoteli nyine icyumweru cyose, kubera ko cyane ko atari na hafi ya hano cyane, nazajya ngera hano narushye na mu gitondo nkaba nakerererwa. Umugabo we abyumva vuba maze akamubwira ati rwose nta kibazo, buracya rero mu gitondo maze Leila agafunga nyine akavarize maze rwose akabasezera. Abwira rero umugabo ati ihangane nyine nzabanguka ntabwo nzatinda. Gusa nyine abahasize Beauty. Leila rero amara kugenda maze Beauty agakora amasuku yose nyine, Marike we ahita ajya ku kazi. Nimugoroba rero Marike arataha, Beauty rwose aba yatetse noneho maze agategura ameza. Marike rero aba akigera mu rugo agasuhuza Beauty maze agashaka guhita yigira mu cyumba nyine nk'ibisanzwe. Beauty ahita amubwira ati rwose nateguye ameza mushobora gufata amafunguro.
Marike rero ahita atangara maze akabaza Beauty ati uvuze ngo iki? Numvise neza wateguye amafunguro. Ahita agaruka maze akegera ameza agahita abwira Beauty aba ataranafungura rwose ati ndagushimiye cyane rwose mbere y'uko menya n'icyo wateguye ariko ndagushimiye kubera ko sinibuka igihe naba narafatiye amafunguro rwose muri uru rugo ni kera hashoboka ndishimye rero rwose kandi ni ukuri rwose nari mbikeneye. Beauty rero atangira nyine kumusaba imbabazi ati mbabarire nshobora kuba nateguye amafunguro mudakunda kubera ko nta mafaranga nyine nari mfite nakoresheje udufaranga duke nari mfite kugira ngo rwose mutaza kurara ubusa. Marike rero ahita amubwira ati wakoze cyane rwose arafungura maze rwose agahita abona ni n'ibyo kurya nyine bisanzwe nyine bya byo kurya biba nyine by'umwimerere niko navuga. Ahita abwira Beauty ati urakoze cyane ibi byo kurya rwose ndabikunda. Afata rero aya mafunguro maze akongera akabwira uyu mukobwa ati wakoze aba ari kumubwira wakoze zitarangira. Noneho rero ahita amuha n'amafaranga maze akamubwira ati rwose nubona umwanya wo gutegura nta kibazo ntukagire ikibazo cy'amafaranga. Umunsi wakurikiye rero bwo noneho mu gitondo arabyuka akamutegurira rwose n'ibya mu gitondo akabishyira ku meza. Marike arumirwa maze akareba uyu mukobwa ubutamuhaga aramureba akananirwa kumukuraho amaso ati rwose nibaza ukuntu umugore wanjye atameze nk'abandi bose aturuka kuki umugore wanjye atabaye nkawe ibintu nkunda byose ni wowe rwose uzi kubikora cyakoze rwose uri umukobwa mwiza. Beauty rero aramubwira ati murakoze cyane ni ukuri gusa nyine ibi ngibi ni ibintu umuntu wese yakabaye akora kuko ntabwo bigoye kugutegurira ifunguro ni ibintu byoroshye rwose bitansaba n'iminota na 30. Marike ati nyamara njyewe njya muri resitora ubuzima bwanjye bwose kandi rwose nta kintu na kimwe kiba cyabuze. Muri iyi minsi rero rwose Leila aba adahari Marike aragenda akaryoherwa n'ubuzima kuko rwose ubuzima bwe noneho buba bwarahindutse. Beauty aba afata imyenda ya Marike akayimufurira akamuterera ipasi ibintu byose akabishyira ku murongo mbese Marike aba yishimye bitabaho. Umunsi umwe rero n'ubundi arataha maze agasanga Beauty yateguye amafunguro. Marike rero ajya ku meza maze yasoza kuyafata agahita abwira Beauty ati ngwino wicare hano. Atangira rero kumubwira ukuntu rwose yakunze Leila akamukunda rwose nta kintu na kimwe ashingiyeho ukuntu rwose yamuhaye byose ariko nyamara Leila atajya amwitaho ati Leila aransuzugura Leila aransebya buri gihe iyo ndi kumwe n'abantu ntabura nyine ibintu avuga cyangwa ibintu akora rwose bikansebya. Ikindi kandi ntabwo rwose ajya yumva ko nanjye ndi umuntu nkeneye rwose kubaho ubuzima nyine ubuzima bwiza ntabwo ajya yumva ko nkeneye kuba nafata amafunguro mu rugo. Buriya gufata amafunguro yo muri resitora ntabwo rwose ari ibintu byiza habe na gatoya umuntu wese aba akeneye nyine amafunguro yatekewe mu rugo ariko ibyo bintu byose ntajya abinkorera. Ikindi kandi buriya rwose ubona Leila yanze ko tubyarana nyamara njye ndashaka abana ndashaka rwose kwagura umuryango ariko we aba yitekerereza amafaranga kandi amafaranga ndayafite ahagije niyo yambwira nkayamuha ariko rwose akemera tukabyara. Ntakubeshye nibaza rwose ikintu nkwiye gukorera umugore wanjye cyaranyobeye kuko yarahindutse niyo ndi kumureba mba mbona rwose atari we nakunze mba mbona atari wa wundi nyine nakundaga maze nkamwambika impeta. Beauty rero aramubwira ati ngiye ndabona igisubizo ari kimwe nuko mukwiye kwicara maze mukabiganiraho ahari yenda yakumva aho amakosa ye aherereye maze akaba yabihindura. Marike ati ntabwo ntagize ariko rwose ntabwo anyumva. Marike rero ahita abaza Beauty ati none se wowe bimeze bite ufite fiance cyangwa bimeze bite nyine? Beauty rero ahita amubwira ati ubuzima bwanjye njyewe rwose ni burebure nashatse umugabo ariko rwose umugabo ambera mubi cyane yarankubitaga ijoro n'amanywa
inkoni rero zarandembeje maze rwose nigira iwacu, n'ubu tuvugana naje hano ndi kumuhunga kugira ngo ndebe ko rwose naba nduhutse gatoya, ariko nyine iwacu barampamagaye bambwira ko nyine basubije inkwano rwose ntazongera no kubana nawe. Nubwo yankoreraga ibyo byose ariko njyewe nyine byarambabaje kubera yuko burya gusenya uko byaba biri kose ntabwo rwose ari byiza. Marika ahita amubwira ati umugabo wawe yaragukubitaga? Ahubwo se kubera iki nyine wagumanaga nawe agukubita? Erega umuntu ugukubita yanakwica kubera ko nyine agukubitana umujinya ku buryo hari umunsi yaza gukubita ikintu atarebye aho agiye kugukubita rwose akagukubita mu cyico ukaba urapfuye. Beauty rero ahita amubwira ati nyine njyewe ukuntu nari naratojwe n'ababyeyi banjye nari nzi ko nyine ngomba kwihangana ibibaho byose nkabyihanganira, gusa nyine ubu byararangiye ndaho nyine ni uku nguku ndeba. Marika rero ahita amubwira ati hangane, ariko ni ukuri burya rwose abagabo ntabwo bajya bamenya yuko bifitiye ikirezi. Umuntu wari ugufite none akaba yaraguhombye ndakeka rwose azabyicuza. Beauty rero ahita amubwira ati reka rwose iyo sije tuyihorere maze twivugire ibindi. Marika rero ahita amubwira ati hano nyine mpafite amakarita, reka nyazane maze tube twikinira. Bazana amakarita maze bakaba bakina rero rwose bari no kuganira, maze Marike agahita abwira Beauty ati ariko uri mwiza, ese urabizi ko uri mwiza? Beauty ati reka reka rwose, cyakoze kera nyine nkiri umukobwa bajyaga bambwira ko ndi mwiza, bajyaga bambwira ngo iyo ntambutse ngo abasore bose barakebuka, ariko rwose nta bwiza namba nifitiye. Marika ahita amubwira ati umva rero nkubwize ukuri, uri mwiza cyane, ahubwo umara umwanya munini wishyiramo rwose ko utari mwiza kandi si byo. Twe tukureba turabibona ko ufite ubwiza butangaje. Ikindi kandi kubera nyine uko kwiheba ntabwo ukiyitaho, wariyibagiwe. Beauty rero ahita atangara ati wowe iyo ndebye se ubona ndi mwiza? Marika ati cyane, ati ahubwo ndashaka kukwereka aho ubwiza bwawe bushingiye, ati uretse ndaje nkwereke. Marike rero ahita asohoka gatoya maze agahita ahamagara nyine kuri shopu ibicuruza amakanzu, arababwira ati umva munzanira agakanzu keza cyane cyane, ariko akababwira nyine sayizi, ati n'inkweto n'isakoshi kandi ndabishaka byihutirwa. Bamuha rero iminota maze rwose bakabimutegurira bakabimuzanira. Marike rero agenda agafata akaboko Beauty maze akamubwira ati ngwino rwose ngufashe kumenya yuko uri mwiza, ndashaka ko rwose ubwiza bwawe ubwibonera n'amaso yawe. Aramujyana rero akamuha ya kanzu, akamuha kandi ya sakoshi ndetse na za nkweto. Beauty rero aragenda akakambara aka gakanzu rwose kaba kamwegereye, agakanzu keza cyane, dore ko ubundi aba yarasigaye yambara ibikanzu bidafite forume, bya bikanzu nyine bigera ku birenge ariko utamenya ngo bimeze bite. Yambara rero aka gakanzu akarekura imisatsi akayisokoza, agafata ya sakoshi akambara na za nkweto, arireba muri miruwari maze agaseka, araseka akananirwa kurekera. Ababona rwose atari we maze akajya avuga ati uzi ko neza wagira ngo ndi nk'umukinnyi w'amafilme cyangwa se umuntu werekana imideri, ati uzi koko ubanza koko ndi mwiza? Akongera akaba arasetse, arireba akizengurutsa akongera akizengurutsa. Marike rero arakomanga kugira ngo rwose aze kureba niba byamukwiriye. Abakimukubita amaso ati wawu, wabibonye ukuntu rwose uri mwiza? Nta magambo rwose yo kubikubwira mfite, ngira ngo nawe wabyiboneye. Beauty rero kubera rwose ukuntu nawe aba yishimye nta jambo na rimwe aba ari kuvuga. Marike rero ahita amubwira ati ahubwo ndifuza rwose no kugusohokana uyu mugoroba, maze rwose nkajya no kukwerekerega umujyi, uzi ko utaranatembera hano na rimwe. Beauty rero ahita abyemera maze bagasohokana, baragenda rero bagasangira, bakishima, bakanezerwa rwose. Gusa nyine Beauty aranywa maze akarenza urugero. Marike rero amutahana amufashe rwose mu maboko, kuko uyu mukobwa aba yanyweye inzoga nyinshi.
aramutahana rero maze akamuryamisha. Buracya mu gitondo maze Marike akajya kumutekera akaboyiro ko rwose aba yabonye atameze neza, akamuzanira rero mu buriri akamubwira ati ni ukuri byuka ufate aka kaboyiro ko waraye unyweye inzoga nyinshi cyane. Beauty ati ndumva rwose nanjye umutwe uri kundya neza neza, sinibaza ukuntu ibyo bintu nabikoze kuko ntabwo bisanzwe ari ibintu byanjye. Marike ati wari wishimye nyine, twari twaganiriye kandi twari twishimye, nanjye ndari nishimye cyane. Beauty rero ashimira Marike ati urakoze cyane, ni ukuri ibi bintu ni ubwa mbere mbibonye, by'ukuntu umugabo ashobora gutegurira umuntu icyo kurya. Ati ngiye mu rugo rwanjye rwose ntabwo nigeze mbibona na rimwe. Marike rero ahita amureba mu maso maze akaba aramusomye. Ati ndagira ngo nkubwire ko rwose njyewe ngukunda cyane, ubwiza batakubonyeho ndetse n'ibindi byiza byawe byose batabonye njyewe narabibonye. Uri umugore mwiza cyane, uritonda, ikindi kandi uzi rwose gufata neza buri muntu uwo ari we wese. Beauty rero ahita agira ubwoba maze agahita amubwira ati ni ukuri njyewe rwose ntabwo nshinzwe kwiba abagabo b'abandi, umugore wawe ni inshuti yawe cyane, yaranyizeye kandi yamfashije mu gihe rwose byari bikomeye. Ntabwo rero rwose nakundana nawe, uri umugabo mwiza rwose ndanakwishimira kandi nanjye ndabibona ko rwose umuntu uwo ari we wese yakwifuza, ariko njyewe ntabwo rwose byashoboka. Marike rero umugabo rwose nawe witonda cyane ahita amubwira ati oya nta kibazo, nta mbaraga rwose zirimo, humura rwose nta kibazo. Ahita rero yisohokera maze Beauty agasigara ari gutekereza nyine ku byo uyu mugabo amaze kumubwira ndetse rwose no kuba amaze kumusoma. Yinywera rero ya boyiro maze akabyuka agakaraba agahita ajya gutunganya nyine mu nzu nk'ibisanzwe. Gusa nyine iminsi yakurikiye rwose bayimara bishimye, ariko nanone ntabwo bigera bakora igikorwa nyine nyamukuru. Iminsi rero irashira cya cyumweru kikarangira, Leila ahamagara Beauty akamubwira ati ejo nzaza, ati gusa rwose ndumva nkumbuye nyine mu rugo rwanjye. Beauty rero aza yishimye maze agahita abwira Marike ati inshuti yanjye ejo azataha, irungu rwose ryari rigendaga kunyica, numvaga nanjye nifuza ko rwose agaruka vuba. Marike ahita arakara maze agahita yimyoza agakubita igitelefone hasi nyine abababaye. Beauty rero ahita amubaza ati none se birakubabaje ko umugore wawe azagaruka ejo, ntabwo se wari umukumbuye? Marike ati umva nari maze rwose kwituriza, nari maze kuryoherwa n'ubuzima, ubu araje yongere nyine ambesheho ubuzima bubi, araje yongere ambangamire, araje rwose yongere ambere nyine umuntu mubi nk'uko bisanzwe. Beauty ati ariko ni ukuri ihangane, ni umugore wawe nyine, muzaganirire umubwire uko ushaka yuko mubaho kandi rwose bizagenda neza. Marike ati ntabwo bishoboka, umugore wanjye ni umwana mubi cyane, ubu rwose araje yongera ambihiriza ubuzima kandi nari maze kwimenyerera kwiberaho neza. Buracya rero maze Leila akagaruka, araza rero nyine agasuhuza abantu bose, ariko rwose Marike ubona atamwishimiye habe na gatoya. Mu masaha y'ijoro rero bajya kuryama maze Leila agategereza ko Marike amukoraho agaheba. Noneho nyine Leila aba ari gushotora Marike maze akamukoraho. Marike ati hoya ndinaniriwe rwose, nta mwanya mfite, nta nubwo ndi muri mudu y'ibyo. Leila ati ntabwo bishoboka, ubundi niwe wajyaga unyinginga, gute rero noneho uyu munsi ndi no kukwinginga ntubyemere? Marike rwose umubwira amubwiza inani na rimwe noneho atamwinginga kandi bigaragara ko atamwishimiye, ahita amubwira ati hangane nyine ubwo nta hejo. Buracya rero maze Leila akabwira Beauty ati ntakubeshye, muri iyi minsi ntari mpari, umugabo wanjye yarahindutse rwose, ntakiri wa wundi. Ubundi umugabo wanjye naravugaga agahita atangira kunyinginga kandi ari nanjye ndi mu makosa,
yansabaga n'imbabazi z'amakosa nakoze, none ubu rwose namwinginze ngo dukore na gahunda aranga neza neza arananira, ntabwo anyishimiye, sinzi rwose ukuntu byagenze. Beauty rero uba uzi neza rwose uko byagenze aramwihorera maze ntagire icyo amubwira. Marike rero ava ku kazi maze Leyla akamubwira ati rwose sheri, ndifuza kumbwira ikitagenda, ndabona rwose warahindutse. Marike rero aramwihorera maze agahita yigira mu cyumba. Beauty rero abwira Leyla ati umva rero nkubwire, niba ushaka kwigarurira umutima w'umugabo wawe, hinduka nyine maze utuze uwo mwana mwiza, utangire kumukorera ibintu utajyaga umukorera, utangire nyine ujye umutekera asange wamuteguriye, ikindi kandi umutegurire imyenda nyine, tangira uwo mwana mwiza ku buryo nawe azabona ko wahindutse utakiri wa wundi. Leyla rero abwira Beauty ati ngiye rwose kubikora nta kibazo. Umunsi rero wakurikiye nimugoroba nyine Beauty abwira nyine Leyla ati ubu noneho nyine wamutegurira amafunguro kandi ndagufasha ntugire ikibazo. Baragenda rero bakajya mu gikoni bagategura amafunguro maze bakayashyira ku meza. Marike arataha maze Leyla agahita amubwira ati sheri, naguteguriye rwose amafunguro, banza unyure hano ufungure. Marike rero ahita abaza Leyla ati wowe wateguriye amafunguro? Ati kuva n'abana nawe nta na rimwe urategurira amafunguro, kubera iki wabikora uyu munsi, waba ugamije iki? Leyla ati ndifuza ko rwose wishima. Marike ati urifuza ko nishima? Niba wifuza ko nishima rero rwose ngaho bimfashemo. Leyla ahita amubwira ati niteguye gukora icyo ari cyo cyose rwose waba ushaka. Marike rero ahita akora mu gakapu aba avanye ku kazi, agakuramo envelope maze agahita ayihereza Leyla. Leyla arayifungura agasanga nyine ni impapuro za divorce. Ahita abwira Marike ati ntabwo bishoboka, inyuma y'imyaka yose tumaranye waba ushaka ko dutandukana? Marike ati cyane, ndifuza rwose ko dutandukana, kubera ko iyo myaka yose tumaranye ni nkaho tutari turi kumwe kuko nta cyiza na kimwe nakubonyeho. Sinibaza rero impamvu twakomezanya, ntabwo ujya unyitaho nk'umugabo wawe. Ikindi cya kabiri, wanze ko tubyarana, ubundi se ni iki cyatuma tudatandukana? Nta na kimwe rwose. Nafashe icyemezo kandi tugomba gutandukana. Leyla rero ahita apfukama hasi ati hoya mugabo wanjye rwose mbabara, ntabwo twatandukana, ndakwinginze mbabara, ngiye guhinduka, umbwire ibyo ushaka byose maze mbikore. Ahita abwira kandi Beauty ati Beauty mufasha kumwinginga. Marike ati Beauty ntuvuge ijambo na rimwe, nta jambo na rimwe nshaka kuvuga. Leyla rero akomeza kwinginga umugabo we maze Marike agahita amubwira ati mba nkubwire, iki cyemezo rwose naragifashe byararangiye, ikindi kandi mfite undi muntu nkunda mu buzima bwanjye. Noneho Leyla yumva rwose uruzi rwararenze inkombe maze agahita ahaguruka ati uravuze ngo ufite undi muntu ukunda? Marike ati cyane, mfite undi muntu nkunda kandi ndamukunda cyane, yatumye rwose burya amenya ko hariho urukundo, hariho kandi abakobwa bazi kubaha abagabo babo. Yamfashe neza cyane rwose maze mpita ntangira kumwiyumvamo. Umuntu rero nkunda nta wundi rwose ni Beauty. Beauty ahita agira ubwoba ati hoya, ati rwose ibintu bakubwiye ntabwo ari byo, ati iryo zina ntabwo, ati nizere ko atari ngewe wavuze. Ati none se Marike, kuki uzanyemo izina ryanjye rwose muri gahunda zanyu? Marike ati ndagukunda kandi nawe urabizi. Leyla rero ahita ahindukira maze akareba Beauty n'umujinya mwinshi ati wowe nazanye hano kugira ngo ngufashe, ni wowe koko untwariye umugabo? Beauty ati hoya ntabwo ari ngewe rwose, ibyo bintu sinabikora, sinzi ahubwo impamvu anzanyemo rwose muri gahunda zanyu. Leyla rero ararakara maze agahita agenda akajya mu cyumba. Noneho rwose biba bimurenze burundu. Beauty rero nawe ahita agenda maze akazinga varize ye agahita rwose yitahira, ahita yigira iwabo maze akabwira mama we ibintu byose uko byagenze. Hashira iminsi rero maze Marike akajya kureba nyine Beauty iwabo. Beauty aba akimukubita amaso ati uje kugira gute hano? Mbabarira rwose ugende, narabikubwiye sinakundana nawe, ntabwo rwose nakwiba umugabo w'inshuti yanjye.
umugore wawe yanyakiriye bigoye, yankoreye ibintu byiza byinshi, ntabwo rwose nakumwitura kubatandukanya. Marike ati ariko n'ubundi rwose ntabwo akinkunda, gusa nyine yanze kunsinyira divorce, kandi rwose ndagukunda urabizi, ibintu byose nanabimurekera byose akabigumamo, ariko nkibanira nawe. Beauty ati ntabwo ibyo bintu bishoboka rwose, byikure mu mutwe, njye sinabana nawe. Marike ati none se nkora iki ko ngukunda? Beauty ati umva, genda wumvikane n'umugore wawe, maze rwose mukemure ibibazo mufitanye, musubirane, naho rwose njye sinkwiye kujya mu byanyu, kandi mbabarira ugende va hano. Aramwirukana rero, maze Marike agasubirayo. Gusa nyine mu kugenda, agenda nyine ari mu nzira, agenda rwose atekereza ibibazo byose aba afite, atekereza ukuntu Leila yanze ko batandukana, atekereza ukuntu akunda Beauty cyane, n'ukuntu kandi amuhakaniye ko atakwemera ko bakundana, maze rwose mu kugenda arangaye agahita akora agisida. Agera rero kwa muganga, kubera ko nyine nimero ye aba ariyo yavuganye na Beauty bwa nyuma, bahita nyine bahamagara umuntu baheruka kuvugana. Baramubaza bati none se umuntu witwa Marike waba umuzi? Beauty ati yego ndamuzi. Muganga ati yakoze agisida rero, ari mu bitaro, kandi rwose akeneye umuntu wo kumwitaho. Beauty rero ahita abwira mama we ati Marike akoze agisida, ahita agenda yiruka nyine uko yari ameze, maze akajya kwa muganga. Abakigerayo rero, maze muganga rwose agahita ababwira ati aracyari muri koma, ntabwo rwose ari kuvuga. Leila rero arahamusanga, maze agahita amubaza ati wowe se kandi uje gukora iki? Ati umukobwa mubi gusa wanyibiye umugabo, wansenyeye urugo. Beauty aramubwira ati akazi ko kanya rwose ko gutongana, ihangane basi tubanze turebe ko nyine Marike amera neza. Umuganga rero aragaruka, maze akababwira ati gusa nyine Marike rwose ntabwo azongera kugendera ku maguru ye, akeneye nyine umuntu uzabimubera iruhande, maze akazajya amwitaho, akaba yamukarabya, akamugaburira, akamukorera buri kimwe cyose, kuko nta kintu azabasha kongera kwikorera. Leila ati muga, murumva se mwagerageje ibintu byose bishoboka ku buryo nta cyo gukora gihari kugira ngo abe rwose yamera neza? Muganga ati nta na kimwe, ni uko nyine azamera. Muganga arahita ababwira ati nubwo nyine akiri muri koma, ariko mushobora kujya kumureba. Leila ahita avuga ati ntabwo ari ngombwa kano kanya, reka ahubwo mbanze ngende njye kubibwira famiye ye. Leila ahita agenda, maze akigumira mu rugo rwose ntagaruke. Beauty rero aguma hano, maze Marike yakanguka akaba ari we nyine ujya kumureba. Hashira iminsi mike bakabasezerera, maze bagataha. Beauty rero atahana Marike akamujyana nyine mu rugo nyine kwa Leila. Uwo munsi rero baba bavuye kwa muganga rwose, Leila ahita aza, maze akazana envelope, araza agahita abwira Marike ati ibyo wansabye rwose nanjye nabyemeye. Marike ati nibiki se kandi? Leila ati za mpapuro za divorce wampaye nazisinye rwose, nanjye ndifuza ko dutandukana. Gusa nyine ubwo Marike aba akiryamye ku buriri atanyeganyega. Leila rero ahita azimujugunyaho, maze agahita agenda akifatira varize ye agasohoka. Marike rero aramuhamagara ati Leila winsiga rwose ndagukeneye. Leila habe no gukebuka. Beauty rero ahita amukurikira, maze yagera hanze, Beauty agahita abwira Leila atumva nkubwire Leila, wisiga rwose umugabo wawe aragukeneye, ndikubwiza ukuri ntabwo nigeze ndyamana n'umugabo wawe, ibyo utekereza rwose ntabwo ari byo. Leila ati kandi yaramusabye divorce kugira ngo mubane. Ati nta soni umukobwa mubi gusa, reka mbareke maze mugume mu buzima bwanyu rwose musigarane. Beauty ati ariko aragukeneye, numusiga ni ukuri ashobora no gupfa kubera kuba ari wenyine. Leila ati nashaka apfe kano kanya.
ahita yinjirira mu modoka maze akigendera rwose nk'aho ubuzima bwa Marike ntacyo bumubwiye. Beauty rero ahita asubira mu nzu maze nyine Marike agahita amubaza ati wowe se kandi ko ugarutse nawe kutigendeye? Beauty ati hoya ntaho najya rwose, ikindi kandi ntiwihebe, tuza humura ndahari rwose, ntabwo nzagusiga, njyewe nzaguma hano nkurwaze kugeza ukize ukamera neza. Marike rero ahita amubaza ati koko se witeguye kunyitaho kugeza nkize? Beauty ati yego rwose. Marike ati kubera iki se? Beauty ati ndagukunda, nuko nyine numvaga ntashaka gusenya urugo rw'umushuti wanjye, ariko noneho nawe yanyeretse rwose ko nawe atagukeneye. Njyewe rero ndagukunda, sinzakuva iruhande. Marike ati urankunda bigeze aho? Leila ati Beauty ati cyane rwose, ndagukunda birenze ahubwo uko ubitekereza. Marike rero ahita amubwira ati genda ujye kunzanira amazi yo kunywa. Beauty rero aragenda akajya kuzana amazi, maze yagaruka agasanga Marike arahagaze mu cyumba. Beauty ahita yikanga maze akarekura ikirahure cy'amazi aba afite kikikubita hasi kikameneka. Ati none se bigenze bite? Uhagaze gute kutabashaga guhagarara? Marike ati ntabwo rwose nigeze ndwara, nifuzaga kuzamenya umwe muri mwebwe unkunda bya nyabyo. Nifuzaga kandi kumenya niba rwose n'umwanzuro nafashe wo gutandukana na Leila wari uwa nyawo, ariko rwose nabonye ko uwo mwanzuro wari uwa nyawo, kuko mbonye ko ari wowe wankunze bya nyabyo ukemera kunguma iruhande n'igihe rwose ntari imeze neza. Beauty ati gute rwose wemeye kuguma kwa muganga iyi minsi yose ukemera gushyira ubuzima bwawe mu kaga kugira ngo urebe ugukunda? Marike ati nta yandi mahitamo nari mfite uretse ayo kubigenza gutya, kandi rwose bimpaye umusaruro mwiza. Ndagukunda cyane rero kandi rwose nanjye ndifuza ko twagumana. Ahita ahobera Beauty maze agahita abwira Beauty ati ni ukuri nta nubwo nifuza kuzigera unsiga, ndifuza rwose ko wazambera umugore maze tukagumana kuko uri umukobwa mwiza. Ikindi kandi kuva rwose umunsi winjira muri iyi nzu ibintu byose byarahindutse, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Ndagukunda cyane rero rwose. Beauty ati nanjye ndagukunda cyane kuko rwose nabonye ko uri umugabo witonda, uri umugabo w'umwana mwiza, nanjye ndagukunda cyane. Barahoberana rero maze rwose bakemeza ko bagiye kugumana rwose ubudatandukana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.